Mwiriranywe amahoro y'Imana, ndabasuje kandi ndabashimiye cyane kuko uyu mwanya mutanze. Muribuka ko ubushize narimo mbigisha nyine uko tubona iriya porogaramu tukayishyira muri kompiyuta, nguko uko rero tugenda tuyidawunilodinga. Iyo igeze kuri uru rwego rw'ijana, ni ukuvuga ngo iba imaze kuba dawunilodi, igakora ibingibi bita ngo sidingi, ni ukuvuga ngo iba iri kugenda ibyara imbuto. Ni ukuvuga ngo hari ibikoresho dukenera, muribuka ko haba harimo ukenera nk'intebe, ukenera gusakara. Iyo irimo irasidiringa ni ukuvuga ngo iba iri kugenda ibyakira ibikuye kuri interineti. Icyo gihe rero urarindira nabwo ku buryo bigera kuri 00, ni ukuvuga ngo iba yarangije yahejeje. Iyo ihejeje rero ubwo nibwo ujya kuyishaka muri dokima, noneho warangiza kuyibona nibwo utangira kuyinsitara. Videwo rero izakurikiraho nshaka kugira ngo muzabe hafi mwese, mbona mudakurikirana cyane, ahari ntabwo muba muri kubyumva. Nshaka kugira ngo muzabe muri hafi noneho dufatanye kuyinsitara. Ariko ku bw'ibyo ntabwo byatubuza no kuzana ibitekerezo ku bijyanye n'izindi porogaramu nka za agikadi, nka za otodeske, kuko nazo turazikoresha. Umuntu wumva akeneye ubufasha, ufite ikibazo, yatwandikira hasi muri komantere, noneho tukazamusubiza kuko nazo turazikoresha. Kuko nteganya ko mu cyumweru gitaha nzatangira no kwigisha agikadi nayo ku bantu wenda bafite ibibazo, cyangwa se n'abandi bafite ubundi bumenyi nabo bakatubwira kugira ngo natwe dushakishe. Aha ngaha ni ukugira ngo twungurane, nta muntu n'umwe ukeneye kugira ngo yereke abandi ko hari ibyo azi, ni ukugira ngo twungurane ibitekerezo nk'abantu tuvuga ururimi rwacu twumvikanaho. Kuko nararebye mbona ikintu gisubiza inyuma abantu b'iwacu mu biyaga bigari ni uko twihugiraho. Iyo umuntu amenya ibintu ntabwo ashaka kugira ngo n'abandi babimenye. Icyo rero mbasaba ni uko mugira kuraje mukajya mubaza ibibazo, noneho igihe cyose ibyo turi gukora bikaba ari ibintu nyine bifatika, ibintu biriho. Ntabwo ari ukugira ngo ujye ufungura nk'iyi videwo uyirebe gusa. Hari izo ebyiri nashyizeho zidafite amajwi kubera ikibazo cya mikorofone zanjye zagize ikibazo. Ukurikirana iriya suri, iriya kiriseri de suri, aho igiye, aho kari agasinye kagiye ukahakurikira kugira ngo umenye ibyo wari uri kwereka videwo yashakaga gukora. Urabona nka hariya iri gukora kuriya, ni uko nari kugira ngo nshake kubabwira ko hariya bigomba kuba, aha bigomba kuba, ugomba kurindira mpaka bigeze ku rwego runaka rwo kuvuga ko hano byageze ku ijana. Ni ukuvuga ngo iba igeze ku gihe cyo kuba wayidawunilodinga. Rero muri makeya, njyewe nimbona mutari kubaza ibibazo, njye nzababaza ibibazo, kuko niteguye kubabaza ibibazo kandi mukansubiza. Kuko nubwo ntabwo wambwira ngo nta kintu na kimwe wumvise mu masomo arenga 5 umuntu aba yacishijeho, kereka niba harimo ignoranse, bya bindi bavuga ngo umuntu uvuga ururimi rw'iwacu ngo yakwigisha iki. Buriya ntabwo ururimi ari rwo rwigisha, ahubwo higisha icyo umuntu azi. Njye nararebye mbona muri Aziya bakoresha indimi zabo zo muri Aziya, aba muri Pakisitani, abo muri Bangladeshi. Iyo biga bakoresha indimi zabo. Abazi ururimi rw'abazungu bagerageza kubibwira abatazi ururimi rw'abazungu, ugasanga ibintu byabo babikoze neza kandi muri gahunda. Ni abahanga cyane muri tekinoloji, kubera ko ntabwo bo bita ku bintu byo kuvuga ngo ururimi, bita ku bintu byo kuvuga ngo uriya muntu se utazi ururimi ngo. Niyo mpamvu nashyizeho igitekerezo cyo kugira ngo twige dukoresha ururimi rwacu, kuko n'abagiye biga mu rurimi rwacu nabo bagiye bamenya imyuga. Ndibuka njye niga, twigaga mu rurimi rwacu, hari agatabo rwose kari karimo indimi zose, ariko ibintu byinshi biri mu rurimi rwacu.